ziba nkubwire wa mbesire tuza urazi ko kuba imbwa atari ukumuka ugenda ureresa ku kantu kawe mu ipana nawe ngo umugabo n'urusura ruri gusa ugenda ubwira abantu ngo turakundana ugenda neza abantu mbesire ubundi dukundanye wabuhombikira kantu kameze nk'igegera ntacyo nawe ndi gufataho rwose bana genda ushakira ahandi gafatwe wibye gafatwe n'agace cyangwa ufatwe na rimwe ahubwo mandeka we mbona gukupye genda gakupe gahambirwa imbesire ra he uzi se impamvu mvuga ngo ndebe utumesaje ntigerega nshobora gusangamo izindi mesaje z'undi muntu utari umukunzi wawe n'umukunzi agahita amenyera ko nubwo nawe waje kumutesitinga ariko nawe ujya ugira gutyo ukagira ukuntu ugira nawe zirimo zirimo kandebe this is a loyalty taste uretse gake ntazirimo uretse ese shirawe ntabwo mujya muvugana kuri WhatsApp izashiriraga harimo ibintu biri prive ntabwo ushaka ko mbireba ibintu bya shirawe biri prive none okay ntabwo ndavugana ibintu byose okay ariko ndabona hano harimo abantu benshi bita ngo sheri akareka muri telefone yawe na sheri wanjye ni handitseho sheri ndi kuri WhatsApp nta nubwo ndi gufungura ama message ndi kubona ngo thank you sheri ngo urakoze cyane urimo urabeshya oya ntabwo ndi kubeshya etse gato ukubeshya wowe uri kubihimba rekera rega ntabyo wabihebye that's crazy ngiye kujya nsoma n'izindi message ngiye gutangira kujya nsoma n'izindi message z'umuntu uba wajanga kuko namwe ntabwo muri shyashya ese ni gute ushobora kwitaba ngo barenga batanu sheri ibyo bintu numva biri massive hari ababonye mukuri kumbeshya boyfriend wacu uzamucunge neza urebe so yewe ngiye kujya hariya mfata telefone nze umereze nimero z'umukunzi wawe then tumuhamagare ndamubwira ko ndi kumwe n'umukunzi we ikintu ndi bumusabe nuko ari butubwire izina ryande rya girlfriend we ari we wowe boyfriend wawe mwizera kangahe ku ijana kwanza mbere ko tumuhamagara 70 kubera iki 70 kubera nyine tugikuye ahubwo ni byinshi 70 ni byinshi nuko nyine mukunda byakabaye ni 50 aho kubera mukunda nyine 70 30 gasigaye none se 30 gasigaye ntako ibindi nyine bizakurikira so ndashaka kugira ikintu ubwira umukunzi wawe nanjye reka nzane telefone ubundi tumuhamagare tumenye ufite ubwoba ini apart dukunda turi benshi cyane kabisa iyo tugiye guhamagara umukunzi w'umuntu babiri crazy biri na massive so kiramanga nimero z'umukunzi wawe ubundi tumenye ukuntu gahunda zimeze it's about to go down telefone yawe kuri kungora oye dore gira gutya andikamo nari okay all right it's a short time I guess Allo yes salama grand frère salama mezete ni poa makuru fresh mumeze neza cyane poa kabisa okay ntabwo amenye nitwa The Real Gasana ndi mu YouTuber ikiganiro bita Loyalty Test yeah right now ndi kumwe n'umukunzi wawe mwamuda akanya gato ko nayigeze nandi mu kazi
Mudaha akanya gato ko nandi busy nandi mu kazi. Oya ni umunota umwe gusa ndahita nkureka nta kibazo. Umunota umwe gusa. Okay, nawe bitari butinde ntariye. Ndikubwira nitwa Dario Gasana ndi umu YouTuber. Yego. Mfite ikiganiro bita Loyalty Test. Right now ndi kumwe n'umukunzi wawe. So nakoze ibibazo nka bitatu ubundi ugesha amahirwe umukunzi wawe gutsindira impano y'ibihumbi 50 mu kiganiro cyacu niba nta kibazo. Mbazanare. Ya, umukunzi wawe mana igihe kingana gute? Umukunzi wanjye. Umukunzi wanjye se muri kumundi n'ubwenge ko nta mukunzi ngira. Ko njye nta mukunzi ngira, umukunzi uri kuvuga n'ubu. Okay, njyewe ni umukobwa yaramamagaye. Ansaba ko twakorana ibi ngibi ngiye nibyo nsanzwe nkora. Wanadusura kuri page yacu ya YouTube nitwa Dario Gasana amazina nakubwiye dufite abasubscriber hafi 50,000 hafi 60,000 so urumva ntago ari scam dufite umubare munini w'abantu badukurikira. So yaramamagaye ansaba ko twakorana. Turi kumwe yambwiye ngo aragukunda ngo kandi agukunda wenyine niwe wampaye nimero zawe ngira nimero zawe nagiraga. Yakubeshe kabisa. Yakubeshe kabisa mbere. Yambeshye. Yakubeshe. Undi se nini? Nta mukunzi sugira. Reka nta mukunzi ngira kabisa yakubeshe. Nta mukunzi ugira. None uheruka kugira umukunzi ryari? Cyangwa yashize igihe kabisa ngende shingo nta mukunzi mfite kabisa hashize nk'amezi nka 3 cyangwa 4. Hashize amezi nka 3 cyangwa 4? Yeah. None se hano hari umukobwa yewe urabona niwe wampaye nimero zawe nta nimero zawe nagiraga ari kuvuga ko ari umukunzi wawe. Abana hari kukubesha nta mukunzi ngira ubundi saa mumaze tukavugana amaze wumva n'uwari kuko nayo no kumenya nta mukunzi ngira winda kumva. Meze bon ntago uri kunyibuka deja ntago uri kumva izina ijwi ryanjye. Usoro umukunzi ra wanyibutse se? Jwe najya bishinsa ndimenya kabisa. Niba se ntari umukunzi ndiki? Manje ukuntu ngufata ngiye ngufata tu nk'ishiti yanjye isanzwe. Abantu ntago unasubona n'urwo rwego bifataho. Kuranyumvira imbesire. Mfata nk'ishiti yawe isanzwe. Aso tuvugishije kuri ubona twaye dukundana cyo nafata. Amasewe. Ngiye mfata nk'ishiti yawe isanzwe gute? Urumva icyo nafata twaye dukundana kuko ngiye ikintu mazi yuko bana ari ukuguhereza ibiceri ukamamagara ndashaka ibiceri wagwaye nanjye nkabikurikirana n'iki ako ngira. Uri bankera? Uri bank amahera? Reka mbaze tuza maricire. Erega wumvaga bakubwiye ngo uri umukunzi wanjye nawe akabuno wagatunye hejuru. Wumvaga ko ntabwo tukase. Ngiye twaye dukundana nta n'ikintu nawe ndi gufata wabe naga tukabisa. Ahubwo ugenda ushakira ahandi ngiye kabisa ntago wakisa kabisa ntago duhuje tega ibyo bikobokobo byawe nkubwire wanjye geraho ziba nkubwire wa mbesire tuza urazi ko kuba imbwa atari ukumuka ubu ugenda ureresa ku kantu kawe mwipana nawe ngo umugabo n'urusura ruri gusa ugenda ubwira abantu ngo turakundana ugenda neza abantu mbesire ubundi dukundanye wabuhombikira kantu kameze nk'igera ntacyo nawe ndi gufataho rwose bana ugenda ushakira ahandi gafatwe wibye gafatwe n'agace cyangwa gafatwe na rimwe ahubwo mane kawe baragukupye genda gakupe gahambirwa imbesire ra he hizi ngegera ubundi gemba nibaza ubundi ntako mana yanjye kuba imbwa si ukumoka nukugendana imirizo mbese n'umurizo ubura kuberekere kuvuga ko atakuzi nyese ndabizi nyine ingegera kuberekere aho kereka nkafashe nkagakuramo nk'umwuka nkakaniga urufuzi rukaza kereka nk'ubu yaba nakaza njye nkakabona nkararuguru ngiye mbesire y'umuhungu nta kintu gukafata ko gafatwa na ribu gafatwa muri gakoco yavuze ngo ujye umwaka amafaranga ndakaka amafaranga se bundi nayakaka bwo bundi ngende nyina ndakagira imende nyina aho niyo nayakaka none se yewe we hari akantu kanazemo nicyo wamubwira
ningegera n'imbesire yambwa. Aho tuzahurira nzakaniga.